Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, ndakuramukije mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ndagarutse kukubwira amagambo y'ihumure, ndagarutse guhumuriza umutima wawe, ndagarutse kukubwira ngo nubwo bimeze bityo, ntabwo ariko bizakora. Ndagarutse nkubwira ngo Uwiteka ni umwungeri wawe. Muri Zaburi 23 guhera ku murongo wa mbere, handitse ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye sinzakena. Haleluya. Ngo andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Umurongo wa 4, ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. 5, ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, asiga amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kiraseseka. 6, ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyumaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Ntabwo nzi niba wumvishije aya magambo. Uwiteka ni umwungeri wawe, ntuzakena. Tumaze iminsi twiga ijambo rivuga ngo ubwami bwawe buze, ubwami bw'Imana bube mu buzima bwacu. Ubwami bw'Imana iyo bwageze mu buzima bwawe, Uwiteka ahinduka umwungeri wawe. Ayo niyo magambo nje kukubwira y'ihumure y'uyu munsi. Ni ukuri bimeze nabi, ndetse n'iyo ubireba ubona bimeze nabi cyane, ndetse n'umutima wawe uraremereye ku rwego udashobora kubisobanura wowe ubwawe. Ariko ndagira ngo nongere nkuhumurize, nkubwire ngo ubwami bw'Imana nibuza mu buzima bwawe, Uwiteka azakubera umwungeri. Uyu mugabo azahagararana nawe, azakujyana mu bwatsi bubisi, azakuryamisha iruhande rw'amazi adasuma. Azabana nawe, azasubiza intege mu bugingo bwawe, ndetse ngo azakuyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye. Haleluya. Ngo naho wanyura mu gicucu cy'urupfu, ntuzatinya ikibi cyose, ngo kuko inshyimbo ye n'inkoni ye biguhumuriza. Haleluya. Ngo agutunganyiriza ameza imbere y'abanzi bawe. Ariko umuntu ugutunganyiriza neza imbere y'abanzi bawe, umuntu ugusiga amavuta mu mutwe, igikombe cyawe kigaseseka, ngo ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizakomaho iminsi yose yo kubaho kwawe. Ngarutse kukubwira ngo umwami iyo yabaye umwami w'ubuzima bwawe, iyo ubwami bw'Imana buri mu buzima bwawe, uratinyuka. Ariko umwana wawe ni iki kintu ajya atinya kukubwira? Ni iki kintu yatinya kukubwira? Ni iki umwana wawe atagusaba abona ugifitiye ubushobozi? Uyu ni we Data. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwacu buradutinyura. Ubwami bw'Imana iyo bwaje mu buzima bwacu tubana na Data. Ubwami bw'Imana iyo buri mu buzima bwacu, ntabwo biriya byose ducamo, yego tubicamo, yewe duhura nabyo, ariko mu by'ukuri dufite umuvugizi utuvugira. Ngarutse kukubwira
ngo ngera ubwira Imana ibe mu buzima bwawe. Haleluya. Ngarutse kongera kukuremamo ibyiringiro. Ngarutse kukubwira ngo umwami Imana ari mu ruhande rwawe, umubisha wawe ninde? Ndabizi uraremerewe, ndetse iri jambo uraryumva ukavuga uti ariko se uyu mubyeyi azi ibibazo mpura nabyo? Ndetse uranabitekereza nawe ubwawe ukibaza uti ubu arabizi? Ariko ndakubwiza ukuri, ubwami bw'Imana nitubugira mu buzima bwacu, ibi turi umugabane wabyo. Uwiteka azakubera umwungeri nawe ubwawe bigutangaza. Umwungeri se ni iki? Umwungeri numenye uko intama ze zibayeho, cyangwa se ihene, cyangwa se inka, bitewe n'icyo aragira. Bitewe n'icyo aragiye, arabimenya akavuga ati inka uyu munsi ntizahaze, akazitwara akazishakira ubwatsi, byaba na ngombwa akazibishiriza. Ariko sinzi niba utekereza umuntu nyiri inka cyangwa se umwungeri ukuntu aba ameze, umushumba w'inka ukuntu aba ameze. Ni wa muntu ushobora konesha kugira ngo inka ze zihage. Ni wa muntu ushobora gukora ibishoboka byose kugira ngo inka ze zihage, cyangwa se ishyo ayoboye, cyangwa se ishyo abereye umushumba. Ijambo riratubwiye rero ngo Uwiteka ni umwungeri wacu. Umwungeri akora uko ashoboye kugira ngo intama aragiye, inka aragiye, ihene aragiye, tutitaye, ariko akora uko ashoboye ko abona ko umukumba aragiye ugomba kuba umeze neza. Umwungeri ni wa muntu ushobora kuvuga ati reka nshoke mbere y'abandi kugira ngo inka zanjye zibone amazi meza. Umwungeri ni wa muntu ushobora kuba yicaye akavuga ati kwa kanaka ko nabonye batemye igisigati cy'amasaka, wagenda nkakigura kugira ngo inka zanjye zijye zijyayo ikigoroba zirishemo. Umwungeri ni wa muntu utekereza akavuga ati inka yanjye ko igejeje igihe cyo kwima, wayitwara nkajya kuyibangurira. Umwungeri ni wa muntu uvuga ati izi nka ko ndeba zitakirya neza, ntabwo zikeneye umunyu. Umwungeri ni uwo. Ijambo rero ridushubijemo ibyiringiro ritubwira ngo Uwiteka ni umwungeri wacu. Ni ukuvuga ngo umwungeri areba detaye zose. Amenya ko inka ishonje, amenya ko inka yanyweye neza, amenya ko ikeneye umuti, amenya ko ikeneye koga, amenya ko igihe cyo kwima kigeze, amenya ko igihe cyo gushoka kigeze. Umwungeri ku nka ye azi detaye zose. Amenya ko irwaye ikibagarira, cyangwa se amenya ko irwaye amashuyu, amenya ajya muri detaye zose. Uwo ni wo Uwiteka umwami wacu. Uwo ni wo turimo gusaba kugira ngo ubwami bwe buze muri twebwe. Erega ubwami bwe nibuza muri twebwe turatinyutse. Mugarihemo ibyiringiro nkubwira ngo dufite umwami udutekerereza no mu gihe twebwe tutabasha gutekereza, utwumvira no mu gihe twebwe twumva nta ijwi ryacu ritabasha kugerayo. Nubwo ubona bimeze gutya, Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ni umwungeri wawe, ni inshuti yawe, ni wa muntu ugusanga mu bihe biruhije. Inshuti zagutaye, abavandimwe badahari. Iyo niyo Mana yacu. Imana ibahe umugisha kandi mukomeze mugubwe neza. Shalom, ndabakunda cyane.